Muhuza ya Spirit TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ndanezezwa no gukora umurimo wantumye, Mana yanjye mpa gukora umurimo nkiranuka. Wa munsi zishima ubwo nzamurika uyu murimo, Imana Data izambera itiruka uranesheje. Ruka mwana wanjye wamesheje icyubahiro, itiruka uranesheje. Ruka mwana wanjye uvuze ubutumwa bwiza. itiruka. Nongeye kwakira abantu bose mudukurikira hano ku Muhuza ya Spirit TV. Turi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Odereye. Watangira rero utwibwira, ngenzi izina rya Odereye ryonyine. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Gihozo Odereye. Gihozo Odereye. Usengera ese Giho? Nsengera muri Bethesda Holy Church. Okay, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri iki? Ndi umuririmbyi muri worship team. Amen. Ukaba rero uri umukobwa ushima Imana. Yego rero mbere y'uko tugirana ikiganiro cyo kuramya Imana no kuyimbaza, watangira usenga Imana maze tujya mu mwuka mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana nziza turagushimiye, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko uri Imana y'urukundo, tugushimiye ko watumye tugihumeka umwuka wazima, tugushimiye ko uri Imana nziza. Ngaho yubara kino kiganiro tugiye gukora ku Muhuza ya Spirit TV, uyu fashe n'umunyamakuru wayo Data mwiza umwaguririmba ngo Data turagushimiye ko uri Imana y'urukundo. Amen. Amen. Umva usenze isengesho ryiza cyane, ngira ngo Imana irahita inyagura mu izina rya Yesu. None rero nagiraga ngo utangire udukorera mu nganzo mbere y'ikiganiro tugiye kugirana, uturirimbira. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira ngo navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Amen. Irarangiye? Yego. Yo, Imana ishimwe cyane. Indirimbo iramfashije cyane. Haleluya. Amen. Indirimbo se ujya ufashwa nayo, urayikunda cyane? Ndayikunda. Wakijijwe ryari se? Kera cyane nkiri umwana muto. Ufite imyaka ingahe ubwo? Nari nko mu myaka 9. Waririmbaga muri korali se cyangwa se nkaga muri? Naririmbaga muri korali y'abana, mba muri nyine mundakora byo muri Sunday school, nkabikurikira cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo watangiye gusenga uri umwana? Yego. Ni ukuvuga ngo wavukiye mu rugo rukijijwe nawe utangira gukora umurimo w'Imana? Yego. Warabatijwe se? Narabatijwe mu mazi menshi. Ubu wapfanye na Yesu Kristo uzukana nawe? Yego. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ubu se amateraniro ujya ubasha guterana buri munsi? Yego. Uri n'umuririmbyi? Yego. Wari wabivuze, sorry. Rero nagiraga ngo uduhe nk'ubuhamya gatoya nyine mbere y'uko tuzakongera kuguha n'indirimbo imwe tugana ku musozo, kuko ikiganiro dufitanye ntabwo ari kirekire cyane bitewe n'umwanya wawe, bitewe n'uko ukiri mu turimo,
ariko numvaga nshaka kukubaza, ukorera Imana uri n'umunyeshuri uriga? ndi umunyeshuri niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, nkaba ngiye kujya mu wa gatatu. Uyu mwaka uyu wa 2024 ugiye kujya mu wa gatatu? Yego. Nuvuga ngo wabonye amanota meza. Yego. Noneho rero gusenga, ibintu byo gusenga unari umurokore usenga, mbese ibintu byo gusenga no kwiga ujya ubihuza bikemera? Ndabihuza bikemera hamwe n'Imana ibimfasha. Nose ko hari abandi bana banga gukizwa, banga no gusenga, ngo gusenga bituma batabona umwanya wo kwiga? Oya, ibyo ni ibitekerezo byabo bibakoresha. Hamwe n'Imana birashoboka ko wakiga ukanasenga. Nose ukunda gusenga cyane? Ndabikunda. Hari ikintu cy'icyifuzo wigeze usengera ukavuga ati nasabye Imana iki kintu ndi mu masengesho iragikora? Yego, naragisabye. Urasenga uvuga ati iki kintu rwose naragisabye, uri umugabo guhamya ko Yesu yakugiriye neza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Rero n'ubundi numva wakomeza kutubwira ku bintu bijyanye n'iyobokamana, kuba warakijijwe uri mutoya, kuba ugeze aho ngaho, icyo byakumariye n'icyo ubona n'ubu bikikumariye, umumaro wo gusenga. Kuko urabona hari abandi bana mungana badasenga, bamwe babaye za mayibobo, abandi ndetse banywa ibiyobyabwenge kandi ari abana b'abakobwa bari mu kigero nk'icyo cyawe, abandi bakora umwuga w'uburaya, ujya ubabona mu muhanda kuko hano mu Ruteni no mu mujyi ngira ngo ujya ubabona, tujya ubabona. Wowe rero ibintu byo gusenga ni iki byagufashije uvuga ati ngewe ibintu byamfashije iki, byatumye ngaragara uku, bituma n'abantu bose bambona uku kandi nanjye ubwanjye nibona? Yego. Murakoze. Gusenga hari byinshi byandinze. Ibishuko by'abahungu birinda nyine kuba indaya ku muhanda, kugira ngo abenshi batamfataho ijambo. Bifasha nyine kuba hari byinshi n'umwanya nakamaze nagiye ku muhanda, nkawufata niciye mu rugo ndi gusoma ijambo ry'Imana, ndi kuririmba cyangwa nagiye muri repetisiyo. Bituma abenshi bambona bakantinya bakavuga ati uriya ni umukozi w'Imana. Amen. Hari byinshi Imana igenda iturinda mu buzima bwa buri munsi bivuye mu gusenga. Yego. Amen. Hari igihe ujya ugira icyifuzo cyo gusengera abandi se batarava aho ngaho, cyangwa se bategeze banagera mu nzu y'Imana? Yego, ndakigira cyane. Ukabasengera? Yego. Muri rwanyu se mujya mufata akanya ko gusenga? Yego, turagafata tugasenga. Ubuse ukakwiriza cyangwa ntabwo kwiriza ujya ubishobora? Kwiyiriza ndabishobora. Yego. Ubashobora nk'amasengesho y'iminsi 2? Yego. Reka da, yewe ahubwo utanayategura uzatubwire tuzaze tuyakorane mu izina rya Yesu Kristo. Siko bimeze se? Yego. Rero uyu mwanya hari nk'igihe ushobora kubura aho ngaho ukavuga ati nubwo nkorera Imana ariko hari imbogamizi njya ngira, hari imbogamizi ujya ugira mu murimo w'Imana? Nta mbogamizi. Nta bintu na bike bijya bituma wumva mu gukorera Imana uvuga ati birambangamira, ibi ngibi birapfa, bigenda uku nguku? Oya. Ntacyo byica gusenga kwawe? Yego. Yego. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye kongera tukwakire mu ndirimbo imwe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye uyu munsi. Rero numva n'ubundi wakongera ukaturirimbira muri ya njyana yawe. Mu buzima hari ibyo tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiriye no kubaho, nyamara burya hari Imana dufite byose bikora, Uwiteka Nyiringabo azabikora. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Amena.
Imana ishimwe cyane, urakoze kuturirimbira. Ejo bundi muzajya ku ishuri. yego Mwajya muzafungura ryari? kuri 25. 25. Uyu munsi no kuvuga ngo ajya neza ukwa kangahe? z'ukwakira Uku turimo yego urumva ko musigaje iminsi mike ngo mujye kwiga. Ubu se urabona ku bijyanye no kwiga, urabona hari ikiri kugenda neza? hamwe n'Imana biragenda. Imana ishimwe cyane. Ibikoresho se warabibonye? Narabibonye ngenda biza gake gakeya, ibindi Imana izabidufashamo bize. Hari abandi muvukana se? Yego barahari, Reka da, muri bangahe? turi 4. Nabo barakijijwe se? Yego Reka da, ndumva mumeze neza, ndumva mwaragiriwe neza, numva iwanyu ari mu mbaraga z'Imana. Mujya mugiraga ko gusengera abantu se ngo naze murambikeho ibiganza muteranye? tujya tubigira tugasengera abantu. Reka Yego noneho ubwo uzambwira umunsi umwe, ubwo mukecuru azambwira umunsi umwe nze mu nsengere nanjye dusengane, yego si byo se? Rero turashoje ikiganiro, turashoje, ariko sinzi niba hari inama wagira nk'abandi banyeshuri nkawe bari mu kigero cyawe. yego hari abanyeshuri benshi nzi nyine twiga ku kigo kimwe, abenshi banywa itabi, banywa urumogi, ariko inama nabagira ni uko bareka ibyo bakora bagakurikira umwami Yesu, bakava mu bishuko hari bagenzi babo babashoramo, bakavuga ati kunywa itabi ni byiza, ariko njye ndababwira ko kunywa itabi atari byiza, bibica mu bwonko, bikabangiriza ubuzima bw'ejo hazaza. Icyo nababwira ni ugukurikira umwami Yesu. Mbese bakava mu kigare. Yego Ikigare ubundi wowe urakizi? yego ikigare ndakizi. Ikigare ubundi kiba kimeze gite? Ikigare ni nka kwa kundi mugenzi wawe hari ahantu ajya aca atashye, akakubwira tuze kuza tujyane, nko kugushora mu ngeso mbi. Okay. Abo urabagira inama yo kuva muri icyo kigare. Yego Nari nzi ko ikigare ari abahungu bakijya, muri abakobwa barakigera? n'abakobwa barakigira. Reka da. Rero turashoje, sinzi niba hari abantu wasuhuza, abo mwigana, abo mu rugo n'abandi wahana intashyo. Ndasuhuza ababyeyi, ndasuhuza abavandimwe, ndasuhuza na mukecuru Gitarama. Mu minsi ishize bagize ibyago, muzehe yitaba Imana, ariko hamwe n'Imana, Imana ikomeze ibarinde muri ibyo bibazo banyuzemo, Imana ikomeze ibafashe kandi bakomeze. Mwagize ibyago? Yego Ni muzehe wuhe? muzehe w'Igitarama. Ubyara papa? Yego Okay, pole. Waratabaye? yego Imana ikomeza abasigaye, kandi natwe turabihanganishije cyane. Buriya ubutaha no kuzajya kureba ko bameze. murakoze. Reka rero n'ubundi dusoze udusengera Imana nk'uko watangiye udusengera Imana, kandi nyine nanjye nkunda gufashwa, kandi bivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Siko bimeze se? Nawe rero ujye ukunda gusenga, ufashwe no gusenga, nibwo ibyo usengera uzabigeraho. Kubera ko gusenga iyo ukiri muto ukagenda urushaho kubitangira uri mutoya, hari aho bikura ari naho bikugeza. Rero ujye ukunda gusenga Imana, n'abo mwigana ubibashishikarize nabo bakunde gusenga, ibindi Imana izajya igenda ibikora uko bwije n'uko bukeye. Rero tugana ku musozo, rero nagiraga ngo dusengere Imana maze dusoze ikiganiro twagiranye cy'uyu munsi. Murakoze gatanze, turagushimiye kuri Imana y'urukundo, tugushimiye ko wayoboye iki kiganiro tukaba tugisoje amanota meza, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, tugushimiye ko wategeka bigakomera, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga bwaganza kandi utegeka Imana nziza, turagushimiye. Amen. Rero Imana iguhe umugisha, dore wakoze kubana natwe ku Muzazi TV, kandi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, ukomeze kwagura imbago zawe. Murakoze. Amen.